wese ubonye ifite aje kumusubiza cyane kugira ati muri Imana biri kubana nawe ari hose ari ufite ubuzima butameze neza nawe rwose Imana ihereza ubuzima ariko ntabigenza. Nabonye ko mu minsi yashije YouTube yarabaye na Comedy TV kiriya ni ikibazo cyaje kuza kubaho ko nyine hari igihe umuntu avuga ko agushushanya ngo naba manager ngo mushinga ibintu by'amatimu. Nabonye ko mu video imwe yagiye napfa yapfuye iriho ibibazo twagiye duhura nabyo na bimwe byo kwizera abantu. Nyine abantu bajya bavuga abantu bajya bya ikintu bita umuntu tukajya tuvuga ngo abantu bizera berefu nawe nakubwira ngo izera Imana ko ibintu byabayeho rwose ni ibintu byari bitandukanye. Imana nibishaka isaha n'isaha ntabwo yagira ibintu ifungura yafungura imigisha kuri wowe bikagenda neza. Ariko ikintu nje kugira ngo mbabwire ngende mu mashini ikintu gitumye bera kamera cyase ikintu cyatumye simva ngo reka muri ikiganiro iki ngiki cyase ikintu cyatumye mvuga ngo reka nzitse muvuga amagambo y'ubwenge ngaya ngaya. Hari impamvu kuko umuntu muba mugendana umuntu mubana umuntu ukubeshabesha umuntu inshuti ari niwe mwanzi wawe ejo hazaza. Ikintu kamubwira urugero rwa hafi buriya umuntu ushobora kugaburira umuntu imyaka 3 umwitaho buri kimwe ukanyura mu minsi 3 ariko ikintu kibabaje imbwa uyigaburiye imyaka 3 yazamara umwaka ikibyuka ko wayigaburiye mwana waramwishyamba yakugira neza ko wayituye kuko wayigaburiye. Ariko rwose kamubwiza ukuri ikintu kijangaha yewe ndagira ngo nze mubwire ngo menya inshuti muri kugendana menya umuntu muri kumwe. Inshuti yanjye reka mubwize ukuri ibintu byagiye bimbaho bimwe na bimwe nagize atya ati dushinga timu fata filime navuga ati okay mfite movie nyinshi reka mbahereze movie mukina nka timu iri ibibazo bitangura mbagiye gusa nagiye movie kwa shooting ariko kugera ubu ngubu natashiro filime ni ariko yacetse ko nubwo ngiye cyase nubwo cyarababaje yacetse ko nimba nari ngiye nazagaruka simbizi. Ariko ibintu byose byose Imana bigize step yayo algorithm ya YouTube yanjye recommendation ya YouTube yanjye yayisijya hasi ijyano aragenda arafata irapfa mu bintu bikomeye mu bintu kandi bitunguranye Rwanda arayica amaze kuyica ikintu cyaje kuza kuna nagahinda filime yakoze bavuze ko twakoze ntabwo igeze nimwe ashyiraho baje timu ati ewana ni ibibazo gusa ati ntacyo situzi impamvu atashyizeho timu yose kajya uvuga ati situbizi ariko naje kuza gusanga tunakubwira cyo iki kandi nyirica niyo mpamvu babimbabaje niyo mpamvu bashaka kuba ati birambabaje yibaza kuko ari ikiganiro nafashe cy'umuvandimwe metero agishyizeho mbona recommendation ntabwo tubi ikiri kumanyega cyane mbona ko nayisize zikikimeze yanjye maze tubi ifite abasubscribe 900 n'abangahe kugeza ubu ngubu rwose support nayo ibintu byanze uragira ngo ubwize ukuri Imana nibishaka subscribers namwe kandi mubishaka rimwe byo tugendeyeho wareba iyi video ukora share ugasharinga abavandimwe ukaza mukadusapotinga nuko byari bitangiye bizamuka binomeze neza. Support zanyu undi bega muri makeya zirakenewe kugira ngo rega ibintu bigende neza. Ntabwo gende kukubwira ngo none aha ngaha cyewe mudahari ntabwo nakora nagahinda ako nona mani jewe ndanaciriritse none
nonaha ndi hasi, nonaha nta mafaranga mfite, nonaha wamfata uko ubishaka, nonaha wamfata ubitekereje nuko ubyifuza mu mazina yose wakwita umuntu. Reka nkubwize ukuri, gira abo bantu babwire ngo hari impamvu Imana yandemye, kandi iyo mpamvu ntarayigeraho ntabwo ngomba guhagarara. Rero nagira ngo mubwire rwose n'ahari simbizi, nawe yumve ko ubwo ibyo ashaka kuvuga ngo support ngo yatanga ngo supporting ibintu byose ngo birahari, amenye ko njyewe nafite guhagarara, ntabwo nahagarara, ntabwo mfite guhagarara. Kandi timu yashaka gushinga nkahita ngira kesi bijyanye n'uburwayi nkahita ngenda, ntabwo bivuga ngo iki, meze neza, ndashima Imana ko meze neza. Ibintu byose ni Imana, kwizera Imana byonyine birahagije. Kugira ngo inshuti yawe muri kumwe, inshuti zawe wita inshuti, ufata telefone iyi ngiyi fone uzihamagare, uzibwire ngo mfite ikibazo, uzibwire ngo niba mfite uburwayi ntatsipotinze, babwira ati ndashaka ubufasha bwanyu. Ukimumbwira ko ushaka ubufasha azakwitaho, ariko baraka nkubwire umuntu umaze amezi 5 arwaye niwe wabikubwira. Ukwezi kumwe barakugemurira, ariko ukurikiye bazi soroma, kandi imbere waradepaga ukadepa. Ubwo ndagira nkubwire ngo umuntu ni mugari, jewe rwose umuntu ni mugari, ariko ntabwo nari nzi yuko abantu bagira ishari kugera kuri level yuko umuntu yanakoroga akakwica akakuraho, umuntu yakoroga akakwica akakuraho. Rero mu gahinda byanatuma ndira, byanatuma bigenza neza. Gusa nabuze ukuntu nandika ntanaka kushaka ngo Imana ni byose. Sinajya nkubwire ngo wowe rwose uri kuri YouTube rwose ni mudusure cyane, Zamu Empire mwadusura ku TikTok, ku YouTube mwadusura. Ubwo umuryango mugari wacu Media TV sinabonye n'ukuntu nawe supportinga ngo mufashe, kandi narabyemeje, hari ikintu niyemeje ngomba kugikora. Buriya mu buzima n'ubabaye ntuzigere nubabara, uzafata umwanzuro ubabaye. Hari ikindi, nuba wishimye ntuzigere uhiga umuhigo wishimye. Ibintu byose ndabikubujije ko uyu mutipe nawe ibintu abikoze yishimye, atatangira kwemeza ibintu none ntabwo yabibashije. None nagira nkubwire ngo bibaze ko yagiye tugirana nabo duhura nabyo nta na kimwe, akubwira ngo nje nawe sinzi ni ibintu byaje gutyo biraba. Ni umutikitoka habaye umutikitoka, ntabwo ngo umutikitoka nyine yenze pe, ni mpamvu avuga ngo ararenze kuri TikTok. Ariko right now tuvugana jewe rwose ntabwo navuga ngo zirefe ibintu cyinshi cyane ngira shita, ako gusa namenye ko Canada yakoze atari keza. Ntabwo muri akanya mfite kuvuga ngo natamuvuga muri video ngo nite ngo muvuga ngo gute na gutya, ariko nibikunda umuntu ntazajya mu buzima bwenga bwice. Akubwira ngo umuntu uzakwicira ubuzima kuzira mu buzima ukabona agiye kubwangiza, uzamuhe gasopo ujye mu nagore Imana yangeneye, kuko iyo bukeye hari ikintu kivaho ku buzima, hari ikintu kiyongera. Ntuzisuzuguru. Njye bavuga ngo izina wanyita cyangwa se wabyita uko ubyumva, navuga uko ubishaka bari nawe, kuko buriya Imana ibituma n'aba subscribers umuntu amaze kugeramo, views umaze kugeraho, YouTube yafungura recommendation ikabigira neza. Yego, ni ikibazo ngewe nagize gikomeye kandi gihambaye. Ni ibintu nibaza nikibazaho, yibaza ati se konzi ko uyu mwana w'umuhungu nta kibazo ngirana nawe byavutse bite, yaje bite. Ariko hari impamvu ndatekereza Imana izagenda ibikora, Imana izabikora. Kandi hari beat banner agacano nako ka YouTube nashize ku ruhande wazanikorera beat banner mu kanya ngiye guhita n'ubundi nkoreraho ikiganiro shireho dukomeze story y'Ikigali, twari twitangiriyeho gaserikali k'Ikigali, ariko kugira ubu ngubu Zamu Empire
ngiye kwishyiraho umutima, Zamu Empire ngiye kwishyiraho umutima. Ariko rwose dufatanye mureke dushyire hamwe ibintu n'abantu. Ese inama yawe yaba ari wagira umuntu inama, umuntu yitaka guhemukira nta kibazo mufitanye, ibintu byose arabimuhaye, simbizi namarira ako sinibazo cyane ntago ari ibintu bihambaye ariko genda tekereza uyu mutipe muri kino kiganiro ntago ari ukumwiha, sino kuvuga ngo ndimo ndagira gutya na gutya ngo ibiki n'ibiki, je simihaye Zamu ntabwo namenya, ariko nabyo yakoze arabizi, nawe nawe arabizi iyo kugira ngo nandike movie ibahereza bayikore ati rame muki ako nayo mucyo n'ishuti cyo akora narizera n'inshuti nizera biraza bisese ya YouTube agende yibera aho ngaho y'amasinzire bari mu byenga arahuze ngo namwanya kandi yarabyemeje nitukemera ibintu tutazakora. Avuga byinshi mu kiganiro akazija kiganiro kiri butinde cyane, ariko najya kubwiza ukuri iti yanjye isomo kuri gukora kuri ibintu cyase bikino kiganiro bijya guca kugira umuntu wizera muri kumwe ni mwanzi nshuti ufite no nangaya ni umwanzi wawe uharwa kw'icyambere abazi ibyaha byose, abazi ubuzima bwawe, abazi intege zaho ziri, abazi intege zanyesha aho ziri, abazi icyo ukunda, abazi ikintu wanga. Ariko mu buzima natunguwe no kubona abantu turiragisinga tugakina n'ubuzima. Then I think right now turi cyose wakora Imana ibikize timugenda ku rugero. Rero baravuga ngo izere Imana gusa ubone ukuntu ubone kugendera mu nzira zayo. Izere, kwizera kurarema. Abantu basenga cyase abakristo, abantu bakijwe cyane babandi bita abanyamasengesho, yego utenamwe kujya abanyamasengesho biragoye cyase kwiga umwana w'Imana, ariko nakora umunsi Imana izaba ngo turi abana banjye. Ndayishima kubw'ibintu byose nyine yareba yanyweye mu burwayi fast mu bitaro yanjye basinya ko umuntu yanjye basinya ko ibintu byanze, ugasanga bari gusinya ko cyumunsi ngomba gupfa, Imana igasinya ko ngomba kubaho. Nta mashimwe Imana yishimye cyane, ntabwo nabura gushima n'Imana ndayishimye cyane. Najya YouTube baraje barayica, ndayishimye ko no gupostinga video ikagira views icyo ni ikintu nshimira Imana. Wanayipostinga ikagira 0, wanayipostinga ntajye n'umuntu nayireba, wanayipostinga ikazagera za miliyoni, ikazamukagera kuri Mr Beast. Imana yabishatse nta kintu Imana idakora. Najya mubwire ngo wabonye video ahangana usharinge gusuhereza abantu, kandi ukore like na comment basi ntabwo ngo pole bati ibintu bibaho. Ariko n'ukwiga abantu tuba turi kumwe, twige batajya mubwire ngo iga mugenzi wawe muri kumwe byabashe gukomezanya urugero. Bikiha umuntu ibintu byose gusezeranyije, amasezerano y'umuntu ntabwo yapfa gusora, ariko Imana aratinda agasohora, ntabwo abatinze. Ari kuri Imana kugira ngo ejo uzajya mu isoko ntujyeyo, hari igihe impamvu banze kujyayo ari uko bagutegeye ko bari bukurogereye, kubera ko izi ko ntujyayo uri bujye wishimye ugasamarwa n'abantu bose kwishima bakakuroga. Njya mubwire ngo tumenye abo turi bo twebwe ubwacu, tunamenye n'abantu tugendana muri bo. Okay, sare ndabakunda cyane. Zamu Empire mu dusapotinge mu sharinga, ibintu byo gusharinga rwose dusharinge tureko recommendation na YouTube yakongera kugaruka, algorithm yayo kongera kumera neza, kugira ngo ibintu byose byagiye hasi anda bitewe no muntu wari wigize manager. Tukajya dufata abantu ngo tubasupportinge, bantu banje tukajya dusupportinga abantu natwe bacu tutihagije. Ntabwo nashinga team nabashije kubona nzakora video, nabashije kuzabona ibintu bahagije manager nitwa manager. Ndabakunda cyane, karagaciyemo kandi ure kuri beat banner naho ngiye kuba gushyiraho ikigali tugiye kuyikomeza, tunakomeze no kuntu umunsi w'abantu. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but